Yes, bakunzi ba Egret TV turabasuhuje aho muherereye hose impande zigize igihugu cy'u Rwanda abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Turagarutse rero na Hitimana amakuru. Ni beza cyane. Umeze neza? Umeze neza cyane. Umunsi none ko mura nta byishimo ufite. Ibyishimo byo ni munange. Ni munange ibyishimo nta byishimo ufite. Birahari cyane. Vibe umeze neza. Birahari cyane. Cyangwa hari akantu wari washyizemo Hitima. Ibyishimo birahari cyane. Hitima reka dutangirane usenga rero. Yego. Muri cyo dusenge twubaha Imana turagushimiye Uwiteka Imana yacu uri umukozi w'umuhanga uri Imana itagivogerwa waravuze biremera urakora birakunda none Yesu Kristo uri Imana itarobanura ku butoni turagushimiye uri Yesu utuye mu gihugu cy'abera ubana n'abera bose natwe rero Yesu dore twicaye imbere y'amaso yawe ngwino hano hagati yacu iki kiganiro tugiye gukora abari ukiyobora neza kandi urakoze mu izina rya Yesu amena. Amen. Hitima amakuru ni meza cyane. Mu minsi yashize naraje numva ngo wagiye gusura famille. Riko bimeze. Wari wagiye kujyana abana ku ishuri se? Nari nagiye kujyana abana ku ishuri. Bageze mu kangahe? Umwana umwe yiga mu wa mbere. Undi yiga gardienne. Undi ari gardienne. Yes. Harya bari kwa nyirakuru? Abana bari kwa nyirakuru. Okay. Nta gakuru ka mama wabo se? Agakuru ka mama wabo ari mu kazi. Ari mu kazi. Yes. Ariko nyine n'ubundi ntimuhuza byaranze burundu. Nyine bitewe n'isi. Nago duhuza nyine yagiye kwishakira inoti. Okay. Ndabona rero ufite morale nkeya kandi ngenda shaka ko iki kiganiro kiza kuba gishyushye nk'icy'ubushize. Bandushyirireho indirimbo imwe capurisha. Yesu nashimwe. Ahimbazwe kabisa. Imana ibampera umugisha. Dushyirireho indirimbo imwe rwose twinjize muri mood. Uwiteka Mana ikomeye ni wowe gitare cyiza ntujya urobanura abantu bawe ubashyira ku cyavu bakishima cyane wowe Mana ituye ahirengeye ni wowe Mana duteza ibiganza tugirire neza ku bw'ubuntu bwawe reka ngushime Mana wagize neza kubera yuko uri umugabo mwiza utuye ahirengeye hameze neza reka Mana nanjye ngushime kubera kuri Mana ituye ahirengeye inzira yawe Mana irahari abazayicamo n'ukuri barahari ntabwo ujya urobanura ku butoni kubera ko ari wowe mujyanama wacu kubera ko ari wowe mujyanama wacu kubera ko ari wowe mujyanama wacu ururutse imitima y'abantu baguye umwuma nimuhumure yemwe bwoko bw'Imana umwami Yesu wacu ari gutabara aratabara ku mugaragaro aratabara abantu bakamubona n'umwami mwiza wacu ugira neza n'umwami mwiza wacu agira neza. Hitima Karame iyi ndirimbo yanditse ryari? Iyi ndirimbo wayanditse ryari ko wagira ngo uyihimbiye aha? Yesu niwe uyizana. Noneho ntabwo yanditse uyiririmbye aka kanya? Yanditse. Uzi ko abaraperi aribo bakora ibyo abaraperi nibo ubwira ati ririmba agahita amagambo yisukiranya nawe nuko bimeze. Yesu ahita yazana kuko iyo urimo kuririmba Uwiteka Imana hari igitabo abumbura akakoherereza. Ni ukuvuga ngo wowe indirimbo uririmba izo arizo zose nta nimwe ufite yanditse? Nta nimwe mfite yanditse. Gusa ikibazo cy'amatsiko bagutumiye nk'ahantu ngo ujye kuririmba wagerayo nta ndirimbo ufite nta repetition wakoze wagerayo wizeye ko ikirere kiraza kubumbuka ukabona amagambo uririmba ukayabura? Ntabwo nayabura kubera ko mwuka wera arayikuzanira nyine arayizana ariko nk'umuhanzi kereka wowe niba utari umuhanzi ahubwo uri umuhanuzi. Kandi ubushize wambwiye ko impano y'ubuhanzi imaranye igihe. Nyimaranye igihe ariko sinjya nandika njyewe.
unteye ubwoba kuko indirimbo umuntu ahangiyeho niyo yanditse babyumvikana mise mbyumva ko ari amagambo uhise uririmba ku kanya kubera ko amagambo aza yisubiramo rero nakugira inama ngiye yo kujya ayo magambo niba uyahawe kujya uyandika kuko nk'ubwo ngo uyisubiremo wabishobora buriya nshobora kuyishobora iyi ngiyi umaze kuririmba wayishobora nkubwire uyisubiremo uko watangiye ngaho itangira igitera cya mbere wariri aho ngaho urantuburiye pe usubiramo igitero uririmbye Uwiteka agira neza cyane arakomeye hitima ngaho ririmba icyo gitera cya mbere igitera cya mbere cyangwa se nimba ubizi neza kutayibuka umbwire turebe indi muzawe ku buryo nayigusubirishamo ukayisubiramo reka turebe indi yawe bwite yego ishyireho imbere yanjye hari umusozi ndeba kandi ndabona hariho biruhanya kandi kuri wo hari igikangisho kuko kuwuterera biragoye ariko rero nta kundi byagenda ngomba gukomeza urugendo rwanjye ariko rero nta kundi byagenda ngomba gukomeza urugendo rwanjye mbere yanjye hari umusozi ndeba kandi ndabona hariho biruhanya kandi kuri wo hari ibikangisho kuko kuwuterera biragoye ariko rero nta kundi byagenda ngomba gukomeza urugendo rwanjye ariko rero nta kundi byagenda ngomba gukomeza urugendo rwanjye yewe wa musozi we biragaragara kurumbaraye ariko ntabwo nteye ubwoba kuko niringiye ko nzakwambuka yewe wa musozi we biragaragara kurumbaraye ariko ntabwo nteye ubwoba kuko niringiye ko nzakwambuka hari impamvu idutera kwihangana nubwo duhura n'ibiteye ubwoba iyo tugiye gucogozwa n'akaga hamwe n'amajwi yo kuduca intege twumva inkuru z'abatubanjirije ngomba gukomeza urugendo rwanjye twumva inkuru z'abatubanjirije ngomba gukomeza urugendo rwanjye yewe wa musozi we biragaragara kurumbaraye ariko ntabwo nteye ubwoba kuko niringiye ko nzakwambuka yewe wa musozi we biragaragara kurumbaraye ariko ntabwo nteye ubwoba kuko niringiye ko nzakwambuka amina kabisa ahangaho biragaragara ko ari iyawe ahubwo uzabona umwanya ryari ngiyi indirimbo tuzajye kwikorera audio byasaba uruhushya kugira ngo mbone umwanya umunsi rwose uzabona ufite uruhushya uzambwire tugende indirimbo tuyikorere audio oya niko bimeze hanyuma rero ngaho tubwira ahandi bimeze bite ahandi bimeze neza bimeze neza kuva wa munsi duhura nasize ufite ibyishimo nyine uriya munsi kubona wicaye kuri kamera wabyakiriye gute kuri uriya munsi nicaye kuri kamera byaranshimishije biranezeza ni ubwa mbere nicaye kuri kamera ariko buriya byari ukubera Imana yabikoze nta bantu se bakubonye ngo baguhamagare wenda baba bakuzi baguhamagare bakubwire takubonye nta muntu wigeze uguhamagara ngo akubwire kubera ko batari babimenya neza ntabwo bari bamamagara ngo bambwire ariko buriya bazampamagara kubera ko byakunze hanyuma hitima ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira tumere nk'abajya mu buzima bwawe wenda twumveho ubuhamya bwawe gato
ubundi wakuze ukurira he, wize amashuri angahe, mbese wabayeho mu buhe buzima? Nyuriramo mu ishusho ntoya. murakoze cyane. Mu buzima nabayemo ntabwo ari ubuzima bugoye, ni ubuzima nyine rusange. Nakuze ababyeyi banjye turi kumwe, ariko cyageze igihe ababyeyi banjye baratabaruka. Nsigara nyine ndi kumwe n'abashiki banjye, nsigara ndi kumwe mujye kumukingurira, nsigara ndi kumwe nyine na bakuru banjye. Ababyeyi banjye nyine barapfuye, nuko bimeze. Uza gushaka umugore nawe muratandukana? Naje gushaka umugore, nyine umugore nyine abona yuko ubushobozi ari bukeya. Harya yagiye kubera abona ubushobozi ari buke? Ariko nari mfite akazi, nkajya mwohereza amafaranga nyine, nuko nyine birangira nyine yagiye. Yego. Okay, pole sana kabisa, kandi twizeye ko Imana izagushumbusha. Nta kibazo. Turagira ngo rero nanone utuganirizeho gato ku ijambo ry'Imana, sibyo? Yego. Iminota 2 cyangwa 3. Yego. Aho ngaho tuganirize ku ijambo ry'Imana, kandi rwose Imana igushoboze. Murakoze. Yesu nashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Amen. Imana ishimwe. Amen. Abazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo, ni twebwe, nta bandi Uwiteka bavuga. Imana ishimwe. Amen. Umusomyi mwiza, ngerera muri Bibiliya, undebere muri Yohana. Umuntu ufite Bibiliya hitima tubwira ijambo ry'Imana uzi, kuko Bibiliya yo ntabwo twagendanye. Yego, ntabwo mwagendanye. Yego. Ariko nta kundi nyine. Yego. Ni muri Luka, kadusome muri Luka 3, igice ni cya mbere, 37. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. 37, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nibi ngibi Yesu yari abizi yuko bizabaho. Haleluya. Igihe kiragera Uwiteka akabirema neza. Yamara kubirema neza, imbaraga z'Uwiteka zikamanuka. Rero Imana yabazanye niyo yagize neza kugira ngo nyine ibi ngibi mubikore kubera Imana. Haleluya. Yesu yicaye hano ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Ibi ngibi yari ibizi ko bizaba. Haleluya. Amahanga yose yarazi ko nzicara imbere y'ubwiza bw'Imana, y'imbere y'Imana, nkavuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngabazi Imana yabo. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo, Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe. Nuko rero Uwiteka agira neza kandi arashoboye. Amavuta y'Uwiteka iyo amanutse, haleluya, amanukira buri wese akayabona. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubwiza bw'Imana n'ukuri, imbaraga z'Imana zituzenguruke, kandi amavuta y'Imana atwuzure. Yesu iyo yamanutse amanukira kudusiga, akamanukira mu mbaraga z'Uwiteka. Yesu yatoranyije abe, yamara kubatoranya, ubwiza bw'Imana bukaza, amavuta y'Imana akaza, nukuri aradusiga tukabengerana. Umuntu yakubona akabona usize amavuta ya Yesu. Haleluya. Umuntu yakubona akabona unezerewe, uri mu munyenga w'Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya. Bongera Abisiraheli bongera
kugenda bageze kuri ya nyanja, barebye mu nyanja babona ni ngari cyane. Bamaze kubona ko ari ngari, bagira ubwoba bwo kwinjira muri iyo nyanja, ariko Yesu yarari mu ijuru. Noneho arambura inkoni. Amaze kurambura inkoni, Abisiraheli barambuka. Farawo n'ingabo ze bari bagezemo hagati. None amaze kurambura ya nkoni, haleluya, nuko Uwiteka y'amazi ahita yigira ku ruhande. Abisiraheli barambuka, bagenda bashima Imana, bagenda bavuga ngo Yesu nashimwe, bagenda bahimbaza Uwiteka, haleluya. Bamaze kumuhimbaza, bageze hakurya, nuko Yesu arambura ya nkoni. Farawo n'ingabo ze bahise baruhamira muri ayo mazi, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nukuri nuko Yesu arongera araza, abwira abigisha be ati nimwicare neza, mugubwe neza kubera ko wera Imana, haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Amina, haleluya. Nukuri Farawo n'ingabo ze bararohamye, ariko Yesu yaratabaye. Imana ishimwe cyane. Uratabara ndabizi we, uratabara ndabyemera. Mana we uri Imana igabanya imisonga. Uratabara ndabizi we, uratabara ndabyemera. Yewe Mana we uri Imana igabanya imisonga. Hitima, urakoze cyane kabisa. Noneho Yego. ndagira ngo uturirimbire indirimbo imwe turimo dusoza. Yego, turimo dusoza. Shireho indirimbo imwe. Kwirwanirira ntabwo ari byo ku mukozi w'Imana. Umukozi w'Imana akwiye gutegereza ubushake bw'Imana mu mibereho ye. Umukozi w'Imana iyo yirwaniriye, ikibazo ntigikemuka ahubwo kirakomera. Ikigeretse kuri ibyo ashobora no kubura ubugingo, maze agahomba byose kubwo kwirwanirira. Umukozi w'Imana iyo yirwaniriye, ikibazo ntigikemuka ahubwo kirakomera. Ikigeretse kuri ibyo ashobora no kubura ubugingo, maze agahomba byose kubwo kwirwanirira. Iby'Imana biratangaje, ntabwo ari nk'iby'abantu. Iby'Imana yakubwiye ntibishobora ku bwawe. Icyo ukora urasenga kandi ugakiranuka, ibyo nibyo bisohoza amasezerano yawe. Umukozi w'Imana iyo yirwaniriye, ikibazo ntigikemuka ahubwo kirakomera. Ikigeretse kuri ibyo ashobora no kubura ubugingo, maze agahomba byose kubwo kwirwanirira. Kwirwanirira ni ikigirwamana umuntu asimbuza Uwiteka, ukumva ko ikibazo ufite Imana itagishoboye, ukumva hari ubundi buryo ushobora kugikemura. Ibyo byose uba ukora uba wirwanirira. Umukozi w'Imana iyo yirwaniriye, ikibazo ntigikemuka ahubwo kirakomera. Ikigeretse kuri ibyo ashobora no kubura ubugingo, maze agahomba byose kubwo kwirwanirira. Hitima, Karame, turasoje iki kiganiro kubera ikibazo cy'igihe. Yego. Ariko ubutaha noneho tuzafata umwanya uhagije na Bibiliya twayitwaje, muzayitwaze, tuganirize byimbitse. Yego. Sawa rero, twasoza udusengera tugashima Imana ko ibanye natwe. Murakoze cyane. Nimwubahe Imana dusenge. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bwogere, icyo ushaka cyose kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Ni ukuri Yesu uri umugabo, haleluya. Turagushimiye, uri Uwiteka nyir'ibihe, uri Imana itabara kandi bikamenyekana. Uravuga bikemera, urakora bikemera. Uri umukozi w'umuhanga kandi urakoze. Ni ukuri urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu, amena, amena.